mumuziranye ibintu byinshi cyane bihagije like no umuntu umwe gutegura ubukwe ubora amaze kuba umugore we cyane yo okay nyine naragiye umukozi nese mubwira ati va mu nzira nyine numva ku cyambaje icyo kibazo numva ngizemo no kurakara ndavuga ati uyu mukadoga asigaye nasuzugura ntago akwiye kumbaza gutya yego ndambwira va mu nzira ndagenda sando yangeze hano hano yo ndakomeza ku cyumba ntabwo yari yafunze sando mfunguye umuryango yo sha cyokora sando samunaniza amanywa ihangane ubundi tubwire cyambabuje kurushaho yo nta n'ubwirinzi ihangane Beni ihangane utubwire twini wawe kikubona byagenze bite sha birababaje sha yarahuritse pe okay nta kindi nari gukora nahise mvaho ngaho ndagenda mba muri ubwo buzima mpangayitse wagiye bwo tubwire ugisohoka rero urasohotse umeze nk'umusazi wagiye mu nzira umeze gute koko ndi kumva ubwo buribwe uko byari bimeze najya kubana n'umuntu nk'uwo wakinnye n'umutima wanjye sanda abagabo n'abana babi mbata akambabwiza ukuri nsanze uriya muhunga imbwa zimurya namwikoreza inyama ku mutwe naho zikahagera no kubana nawe simbise akosha abahungu ntago bari seriye vraiment bamwe muri bari ko reka tuke kuvuga bose ariko nanone reka tugaruke kuri ikintu kimwe hari igihe umukobwa muba mukundana ibyo mukoze cyangwa se n'amabanga yo mu buriri byose ukajya ugenda ubyigamba ubibwira umukobwa mugenzi wawe kandi ugasanga wenda ibyo ngibyo umubwira we ntago arabasha guhura nabyo ntajya abibona ibyo bintu ntago byaba ari intandaro yo gutuma umuntu ashaka kugutwara boyfriend wawe umukobwa kugira ngo ajye gutangira kuguca inyuma gake gake nawe uceceke donc ntumenye ibyabaye ntihaba harimo uburangare bwawe bwo kudakurikirana yo mana yanjye Beni ihangane akagikuzimu niho hantu honyine namukwiriye nongera nkubwira kandi ukeneye ibyo kurya by'amoko yose ndetse n'ibyo kunywa wagana John Step nakubwira ko dufite ibyo kurya byiza ndetse n'ibyo kunywa by'akarusho ikawa nziza cyane dukorera hano Kimihurura hafi y'agasoko ko mu Rugando by'akarusho kandi dufite ishami hano igikondo aho waba uri hose rero nta mwanya ufite wo kujyayo twagukorera delivery kandi bikakugeraho mu buryo bwihuse udukeneye rero waduhamagara kuri nimero 0786 22 20 cyangwa se ugahamagara 079 20 52 317 nkubwira ngo uzaryoherwa kandi abashaka kumbona nzi neza ko nimugana John Step muzahansanga kandi muzishima. GASARO TV. Bakunzi ba GASARO TV na The Unity TV tubahaye ikaze amerere mu mande zose z'isi turabasuje cyane abari mu Rwanda n'abari muri diaspora muri rusange mukomeze mudukurikire cyane kandi mudukunde cyane. Hano turi kumwe n'umukobwa mwiza muramubona arasa neza yambaye neza ariko navuga inkuru ye ni isomo kuri benshi ndetse aho benshi bijya bibabaho bagatinya kuba bavuga ibyo bari gucamo muri iyo minsi cyangwa se kuba bakomoka mvuga no kuba babohoka bakavuga ibyababayeho. Tugwaye ikaze uratangiye utubwira amazina yawe. Murakoze nitwa Ishimwe Beni. Ishimwe Beni. Meze gute Beni? Ndaho murebye ndaho biraho nyine. Biraho ariko urasa neza ka makeup gakeya kabisa. Urabona yuko ushima Imana. Ndashima Imana n'abantu bakeya bambaye hafi muri bindi mu bitoroshye. Yego. Hanyuma ndahita nibaza ikibazo. Ewana.
hashize iminsi myinshi ndumva ari icyumweru kirenga tugusaba ikiganiro uvuga uti nta kintu nshaka kuvuga kuri ibi bintu ndumva ntacyo kubivugaho mfite buri munsi umbwira uti uzamamagara iki gihe ukongera ntago numva nshaka kubivugaho kubera icyo waranze kuganira natwe. Sando ntabwo byoroshye numvaga ntaraba ready yo kuba nakora kino kiganiro ntabwo biba byoroshye nari naragira imbaraga n'umutima ukomeye yego gusa ubu ngubu ndumva nta kibazo ndi bugikore cyane ndashima n'inshuti zanjye zamfashije kunganiriza bikaba byanyemeza kuza kubonana namwe. Yego Imana ishimwe kandi njya mbwira abantu ngo kuvuga niko gukira si byose umve rero ko niba abantu waje hano kuba wagira inama abantu ukabwa ibyo uri gucamo si nawe wenyine n'uyu munsi ibyo waciyemo tugiye kumva hari uwabiciyemo uyu munsi byabayeho hari byabayeho mu ijoro ryashize yewe n'ejo hari uwo bizabaho ntabwo ari we wenyine rero niyo mpamvu benshi bakabifatiyeho isomo si byose. Yego nibyo kuganira ngo byo muri bikomere kuganira byo muri bikomere wari umeze neza ariko ahandi muri rusange mu buzima butari bw'urukundo meze neza urebye ntacyo mbaye uretse mu mutima nameze neza ariko ahandi urabona ko ntacyo bitwaye. Hanyuma Beni reka twihute tubabarire ko wenda twaje dutinze ariko urabizi twagusobanurira impamvu. Oya nta kibazo dukoreye. Hanyuma Beni numvishe inkuru yawe aho wari ufite ubukwe ndetse vuba cyane hanyuma bikaza kurangira ubukwe bupfuye ese bwishwe n'iki nizihe mbogamizi zajemo kugira ngo noneho kugeza kuri uyu munsi uvuge ngo ubukwe mbuvuyemo ndabona ndetse kuri uyu munsi uracyambaye na ya mpeta ya fiançailles. Okay nayo mfite ubukwe mu matariki y'uku kwezi 10 z'uku kwezi ariko ntago nyine bugishobotse ukuntu byagenze. Nayo mfite umukobwa w'inshuti yanjye magara umukobwa twiganye bimwe by'abakobwa twarabanye muri interna twariganye turasurana urebye twabanye mu buzima bwinshi bibi ni byiza. Abenshi murazi umukunzi wanjye uko ivi ryanjye mwararibonye benshi. Uwo mushuti wanjye rero urumva namufataga nk'umuvandimwe ku bwanjye bye birenze kuri inshuti kuko niba umuntu ari inshuti yawe ukabutinyuka kumwizera ukamujyana kwa boyfriend wawe biba birenze ubucuti. Yarazi boyfriend wanjye namuplezante nawe yarabizi ko turi inshuti. One day boyfriend wanjye yarambwira ndi mu rugo ntabwo meze neza ngwino ndebe nari ndi kumwe n'inshuti yanjye ndavuga ntabwo namusiga mu rugo kuko yaramuzi ndavuga tujyane turajyana umukobwa ajyayo tujyana iyo bwa kabiri yari inshuti yanjye ku buryo najyaga nkamuhamagara ati sheri waciye mu rugo ukanzana iki n'iki. Mbese byari byararenze ubushuti muri nk'abavandimwe. Ariko uko iminsi yagiye yicuma ibintu byaje guhindura isura. Boyfriend wanjye najyagayo afite password ya telefone urumva nari nyizi imyaka 3 uri kumwe n'umuntu mu rukundo ntabwo biba byoroshye muba muziranye ibintu byinshi cyane bihagije noneho umuntu umwe gutegura ubukwe uba waramaze kuba umugore we kuko nari mfite urufunguzo rw'inzu ye naragendaga nkafungura amasuku nkareba aho umukozi atabikoze neza nkaba namubwira sometime yaba yagiye no mu kazi nkaba naza nkasigara ku rugo ntabwo byari byoroshye. Nuko umuhungu ntangiye kubona atangiye guhindura password za telefone ndamubwira se bibi kuki buri konje nsigaye mbona uhindura password zawe nkamuhamagara amasaha y'ijoro nkumva ari kuri telefone agatinda kunyitaba kandi ibyo ntabwo nayo mbimumenyereyeho. Noneho ngeraho nkahamagara umuhungu nkumva ntabwo ari kumfata nkahita mpamagara n'umukobwa kugira ngo numve namara kumuhamagara nkumva nawe kuki wese ukeka rero wa mukobwa w'inshuti yawe impamvu namuketse inshuti yanjye yatangiye guhinduka. Iyo umuntu ari inshuti yawe uba umuzi cyane niba mfashe telefone ye ukabona ko adafite amahoro nkabona arahungabanye kandi nawe boyfriend sorry n'umufiance nawe wamugeraho ukabona n'ubundi bimeze nka wa wundi. Inshuti yanjye ari wa muntu ushobora kunsigira telefone akajya nko ku muhanda yagiye ku muhanda nkabona ari gufata telefone nkakambwira no namusigira telefone yanjye avuga se we n'ibiki nkabona nawe yarahindutse
ndatekereza mfata time ndavuga uyu muhungu amasaha y'ijoro noneho naramuhamagaraga nakumva agahinda kanyishe namubuze nkavuga reka mpamagare n'inshuti yanjye nyibwire nyine ibimbayeho nawe namuhamagara nkamubura noneho nkaza kongera kugerageza nkumva igihe umunga avire kuri telefone n'umukobwa nkabona niga yahisemo amagara ngo nsanze wambuze urumva mbona harimo akantu byanga byakunda nk'umuntu mukuru nafashe time ndavuga baba bantu bombi ni abantu b'ingenzi mu buzima bwanjye ariko bose bari guhinduka mfata time ndatekereza ndavuga ibi bintu ngomba kumenya ibyo ari byo nibwo umuhungu naje gutekereza ngo reka nzagende mutunguye noneho kuko nawe mfite agafunguzo ke mutungure ngende menye ngo muri weekend aba ari mu biki mu rugo kuko yarasigaye yanga ko muri weekend tunabonana hashize iminsi ambwira ngo mukuru wararwaye ari mu bitaro nkambwira si baby ko muri weekend udakora waretse tukajyana kumusura ngo no naga ari ingenzi kujya kwa muganga ngo tuzamusura nakira ibintu nk'ibyo akanga ko tujyana ndavuga ati nko muri weekend ndamuhamagara si baby uri hehe arambwira ngo no ntago ndi mu rugo ndabyorera ndavuga noneho kamfate agafunguzo ngende mfungure ndebe ibyo umukozi atakoze neza mbe natunganya mu cyumba cye nkora amasuku agafunguzo ndagashaka ndakabura maze ukabanda ndatekereza ngo wasanga naragatayeyo ibyo sinabigira impamvu ndavuga reka ngende ndasanga y'umukozi anyingurire mbe nanarira agafunguzo kanjye naragiye ndabyibuka hari kuwa gatandatu nka saa munani z'amanywa izuba koko naragiye ariko se mbere ko wenda ujyayo wifata ukajya kumureba umaze kubura urufunguzo wari utarakeka ko wumvaga bimeze bite gituma wumva ushaka kujyayo wumvaga hari ikintu kigukomanga wumvaga hari uzarebe nk'iyo umuntu ari buhure n'ikibazo hari igihe yumvamo ikibazo wumvaga hari ikibazo cyangwa wumvaga ari kumukumbura bisanzwe muri njye numvaga ntanatuje abantu iyo bakundana wenda sinzi bagira ukuntu bakururana numvaga nyine ntameze neza muri njye harimo ikintu kiri kunkomangira kujyayo ariko sinsobanukirwe kuri njye nkiyumvisha ko ngiye gukora amasuku nkareba bitameze neza nkanashaka n'agafunguzo kanjye ko nagatayeyo numvaga ari icyo kuko ikijyanye na telefone ze numvaga ko ntazagikura mu rugo numvaga nzabikura muri telefone nkareba ngo avugana nandi n'ubundi naragiye saa munani z'amanywa ndabyibuka ngezeyo ndakomanga umukozi waraza aje yarambwiye ngo mabja kuje bose mwavuganye ariko umukozi akubaza ndamurira ndamubwira kadogo kubera iki se ndinda kuvugana nawe ubwa mbere umbonye nza ikibazo kiri he mbona arandebye mbona nawe abaye nk'utunguwe nta kindi nakoze ubwo yari azi n'aya nshuti yawe cyane ko mu kanya wambwira guti twitanaga abatwini abantu bose bavuga ko dusa umukobwa na n'ubu abantu baracyambwira ngo usura mukobwa si umuvandimwe wawe turasa nyine naragiye umukozi nahise mubwira ati va mu nzira nyine numva ku cyambaje icyo kibazo numva ngizemo no kurakara ndavuga ati uyu mukadogo asigaye anasuzugura ntabwo akwiye kumbaza gutya ndamubwira va mu nzira ndagenda sando yangeze hano hantu I'm sorry. Maze kwinjira mu nzu ndakomeza ku cyumba ntabwo yari yafunze sando mfunguye umuryango akiri hanagure ndumva barije kwitwara gutya ubwo biba byoroshye afunguye umuryango ntungurwa no kubona
uwo nitaga inshuti ihangane Beni ihangane ni wanjye inshuti yanjye irenze umuvandimwe Sando ihangane sibyo ihangane tubwire kumwe neza none akita umugabo wanjye twini wawe wa mutwini wawe inshuti yanjye sha cyokora Sando samunaniza amanywa ihangane ubundi tubwire cyambabaje kurushaho Yo. nta n'ubwirinzi ihangane Beni ihangane utubwire ese byagenze bite winjiye mu cyumba hanyuma si icyumba ntabwo cyari gifunze Sando ntabwo ari afunze okay ihangane avanyemo serire ihangane banza utuze sibyo banza utuze ntabwo biba byoroshye yo ntabwo biba byoroshye kandi koko umuntu wese imyaka 3 ukamuha umwanya wa mutima wawe ukawukinamo agapira yawe ihangane yanjye Sando ihangane sibyo ihangane ubanza utuze Beni ihangane utuze ubundi uratubwira uko byagukomereye kandi koko birumvikana ihangane sibyo reka tubanze tureka tuze yo Sando narafunguye ufungura icyumba mugura umuryango ndavuga ngo baby ntabwo bishoboka uravuga baby ntabwo bishoboka ubibwira wa mufiyanse wawe bose barandeba buri icyo bakora mbona nyine nange muri abantu bakuru ntabwo ari ngombwa mbivugira aha ubwo ibyo nasanze murabyumva abantu bararyamye ku zuba saa 8 z'amanywa twini wawe kikubona byagenze bite yakoze iki yarandebye ngiye ku kanya sinari mfite no kureba uburyo ari kundeba kuko numvaga umutwe wanjye nameze neza mana we yo sha birababaje sha yarahuritse pe okay nyine byarandenze sha birumvikana kirenzeho nta n'ubwirinzi bakoresheje Sando nacyo cyambabaje kurusha ibindi byose okay nabuze kwihangana mvaho ngaho ameze nk'umusazi kuva uwo munsi naragiye ngira depression Sando sinzi niba mu minsi ishize warambonye reba ukuntu nsigaye meze iyi ni depression y'uramuhungu hanyuma we yakubwiye iki urabinjiranye usanze ntago habayeho kwirinda kandi azi neza ko agiye kurongora okay nta kindi nari gukora nahise mvaho ngaho ndagenda mba muri ubwo buzima mpangayitse wagiye bwo tubwire ugisohoka rero urasohotse umeze nk'umusazi wagiye mu nzira umeze gute koko ndi kumva ubwo buribwe uko byari bimeze naragiye kuko numva namaze guta umutwe ngeze hanze mpagarara ku muhanda numva birandenze numvaga ntafite n'imbaraga zahamagara umuntu waze kumfata hacaho kabzi irambwira twabatwara mu by'ukuri nyine uwo muntu wari utwe uyu modoka ashobora kuba yambonye akabona ko mfite ikibazo Sando numvaga nasaze numva isi nayanze nyine byarangoye kubyakira birumvikana kurundi bubwira umuryango wanjye umugabo dufitanye ubukwe naramweretse umuryango nawe yaranyeretse umuryango we Beni banza ukomere tuza sibyo banza utuze ubundi dukomeze ikiganiro Imana ishobora no kuba hari n'ikintu yakurinze yarakurinze ibindi bikomeye yarakurinze ibyo birwara byose wenda nabyo byari kuziramo rero ihangane sibyo niyo mpamvu rero banza utuze wumve ko ugomba kubanza gukomera kandi imbere ya byose sibyo ihanagura ukomere wumve yuko nyine nyuma y'umubabaro hazaza ubundi buzima kandi akaza ubuzima bwiza sibyo yego hanyuma utega imodoka
sando ateze imodoka ndagenda ngeza mu rugo, maze kugera mu rugo nyine biba ngombwa ko mpamagara Petite simbwira afata telefone yanjye ugenda uranyizanye n'uriya mushoferi kuko yari azi password yanjye. Aragenda arishyura, njye ubwo nagiye mu nzu numva nasaze, ndeba ama memories dufitanye n'emfite ukuntu mfite amafoto mu cyumba cyanjye ye ndayamenagura, numva nyine isinda yanze. Nibaza umwanya wose nataye, nibaza why umuhungu yakinye nanjye. Sando numva nanze abagabo, numva nanze abahungu kugeza na n'iyi saha. Hanyuma ukigera mu rugo ninde wabibwiye bwa mbere ibibaye? Urumva hari Petite seri wanjye araza arambwira ati se sister bigenze gute, kumbona utameze neza, uvuye hano umeze neza, bigenze gute? Gusa ntabwo namusubije, namubwiye ngo ibyo nkoze, akambwira indese, nkamubwira hoya ntabwo bishoboka, gusa sinigeze mubwira uwo ari we kuko nabuze imbaraga zo kuvuga izina rye. Ubwo byaje kurangira abashuti banjye bandi bo hirya no hino bakajya baza bakanganiriza, bakangansoringa, bakanyumvisha ko bishoboka. Hanyuma mu rugo ntabwo wabibwiye byibuze mama umubwire ati erega mama ubukwe nsa n'uwabivuyemo kubera ibibazo nahuye nabyo, ubi wakicara umubwire byose? Narabimubwiye kubera ko urumva nagize depression, gusa ntabwo nahise mbimubwira. Namaze iminsi ndwaye mfite depression, kutakijya mu kazi, ntarya ntanywa, aranyijya se mwana wanjye ufite ikihe kibazo, se uratwite? Urumva umubyeyi ahita akeka ibyo, ndamubwira oya mama ntabwo nwite, ndamubwira uko byagenze. Gusa ntabwo namubwiye ko ari ya nshuti yanjye, namubwiye mama ni inshuti yanjye kubera ko bitewe n'ukuntu mama yamufataga nk'umwana we nabuze aho mbihera. Ndavuga oya ababyeyi barabazi, atavuga ngo uri umupfapfa, nanjye ko umupfapfa imbere y'umubyeyi. Ndabyora mubwira ko ari inshuti yanjye, sinamubwira uwo ari we. Wanga kubabwira ko ari wa umutwini wawe wizeraga cyangwa se wundi wafatwaga nk'umwana mu rugo? Ntabwo nabivuze kuko mama byari kumurenga, numvaga kondisiyo ndimo nta wundi muntu wayijyamo, ndavuga n'ibyanjye kambigumemo birangirane nanjye. Hanyuma ababyeyi hari igihe ahita kugira inama uti mwana wanjye tudaseba gutya na gutya, mama yabashe ko yakubwira iki rero muri ako kanya? Se yarakubwiye ubukwe ubuhitemo kubuhagarika nk'uko kare nakubwira urambwira uti nta kintu nshaka kumva, ati nta kintu kijyanye n'ubukwe nshaka kumva mu matwi yanjye, ati ibyo byose umbwira ntawe utarabimbwiye ariko ntibishoboka? umubyeyi nta kintu atekereza, ahita atekereza ngo tugiye guseba, ubuse baso wanyu imiryango turavuga ngo iki twaramaze kubabwira. Gusa naramubwiye mama ntago natangira kubabara nkiri umukobwa, ninjya mu rugo nzababara bingana iki? Niba atangiye kumbabaza dufitanye ubukwe, kubera iki nakomeza kwinjira muri bino bintu? Ko nyine urabona ntabwo nshaje ku buryo nabura undi mu boyfriend. Urumva umukeneye none? No, Sando ntabwo mukeneye, ariko ntabwo nabura nyine umuntu wundi wantereta nubwo ntamukeneye, ariko ntabwo nibaza ukuntu najya kubana n'umuntu nk'uwo wakinnye n'umutima wanjye. Sando abagabo n'abana babi. Oya ntabwo ari bose, ariko hariho abeza hariho n'ababi, nk'uko abakobwa hariho abeza hariho ababi, si byose ikigaragara cyo umukobwa bumwe agatukisha bose, ariko uyu nguyu we yakoze amakosa cyane. Ariko uyu mukobwa sinzi, gusa we nicyo nakubaza, ukimara kumva ko ukimara kubibonesha amaso yawe, wumvishe mu mutwe birangiye cyangwa wumvishe uzafata undi mwanya ukamubabarira? Sha ako mbata uvuze ngo iki? Njyewe mubabarira? Ubabarira sinjye. Sha mbata mubwije ukuri, muri njye nta mbabazi mfitemo ku bwanjye, nuko navukiye mu muryango w'abakristo. Naho ubundi mbata iyo nza kuba nari umukristo, uriya Mungu nari kumurogesha, kuko nasanze kurogesha umuntu ni ibintu byoroshye. Mbata yarambabaje. Ariko se uretse gato, iyi si impeta ye, naho ari ndabizi neza ko ari kunkurikirana aho ari hose, ndagiye mutangarize ko
nta mbabazi zizigera ziva kuri Beni zigana kuri we cyamuvuge. oya wimuvuga ntago byaba byiza burya gutangaza izina ry'umuntu kandi mu buryo butari bwiza. None se kubera iki reka mpite nkwibariza nanjye iki kibazo. Aka kanya wahise wumva ko umwanzuro mwiza Beni ari wo guhita uhagarika ubukwe ukavuga ngo reka mpite mbihagarika nimba atari ibanga. Nkeka ko nabonye chat zawe nawe nyinshi cyane agusaba imbabazi nyinshi pe, akwinginga uti mbabarira narashutswe uriya mukobwa yaransedwije yageragezaga kuza hano akanshuka, uretse ko ntabyemera njyewe ko umuntu mukuru ashobora gushukwa azi neza ko hari plan mufitanye, sibyo? Icyo nizera cyo nuko ari kubona ko inshuti kubereye mbi akaba yakubwiye uti ariko rero uriya mukobwa nubwo umwizera nk'umuvandimwe ntago ari umuntu mwiza, nibwo bwenge bukwiye nk'umuntu mukuru, sibyo? Ariko nanone niba aragusabye imbabazi bingana kuriye kubera icyumva umutima wawe rero kumubabarira byaranze, ntago byari bibaye bwa mbere cyangwa se byari ibintu bisanzwe bihoraho. Okay, Sando n'ubwa mbere njye nawe tugiranye ikibazo gikomeye. Okay, nazibana zidakomanya amahembe mbere twagiranaga utubazo tw'abantu bakundana murabizi tukabikemura bikarangira, ariko ikintu nk'iki gikomeye n'ubwa mbere. Niyo mpamvu iki kintu narakomeretse sinshobora kumubabarira, uretse no kumubabarira no kumubona mu maso yanjye nukunoneka. Nsanze ingo zimurya namusi mbata kamabwiza ukuri, nsanze uriya muhunga imbwa zimurya namwikoreza inyama ku mutwe naho zikahagera. Shani ko uyu mukobwa nawe n'umutima ntabwo muri kubyumva sha. nenge kuvuga icyoroheje ngo namusiga umunyu agasanze we yamusiga umunyu ntabwo imbwa ziwukunda, inyama ku mutwe umunyu ntabwo uhagije. Oya ndumva jewe aho bigeze noneho reka nkubwire Beni dutangiye kubigira komedi ngo wamwikoreza inyama ku mutwe. Sando nukuri namwikoreza inyama ku mutwe kuko ndumva oya nawe uba rwose ushatse kuba waba umunyarwenya. Oya mbabwira njye bindimo uriya mungu yarababaje Sando, umutima wanjye nyine ukuntu uri kumva umeze ndumva nyine mfite urwango gikomere cyane, birumvikana ntabwo nzi ko kizashira. Hanyuma wa mutwini wawe rero ni inshuti yawe magara, ni umuvandimwe wawe, umusanze aryamanye n'umufiance wawe mufitanye ubukwe bya vuba, noneho ndifuza kumenya ese nyuma yaho we yaba yarakwaprocinze akakwaka imbabazi uti mbabarira byaba byaragenze biti? Abakobwa b'iki gihe ntabwo bazi yiruhiriza iki. Umukobwa yaragiye arambroka, yarambrotse nanamuhamagaye ngira ngo mubaze se ibi ni ibiki wankoreye ko nakwizeye uko nagufasha umuvandimwe. Umukobwa yarambrotse yazaga mu rugo nta kihaza, byabaye ngombwa njye no kumureba iwabo. Barambwira ngo usajya kumureba iwabo kubera urukundo cyangwa se kubera tubwiza ukuri? Ubwije ukuri nagiye iwabo kubera umujinya, ndavuga ngo basi musange iwabo mubaze icyabimuteye, ariko numvaga ndi bunamukubite. Abo numvaga ko kumubona gusa bihagije akambwira icyabimuteye, ariko nasanze ngadaheruka n'iwabo. Ndavuga wasanga yarasanze n'umugabo wari ugiye kuba umugabo wanjye, nako wasanga yaragiye no kubana nawe simbise. Ako abahungu ntago bari seriye, ntago bari seriye vraiment, bamwe muri bari ko reka tuke kuvuga bose. Ariko nanone reka tugaruke kuri kino kintu. Hari igihe umukobwa muba mukundana ibyo mukoze cyangwa se n'amabanga yo mu buriri byose ukajya ugenda ubyigamba ubibwira umukobwa mugenzi wawe, kandi ugasanga wenda ibyo ngibyo umubwira we ntago arabasha guhura nabyo, ntajya bibona. Ibyo bintu ntago byaba ari intandaro yo gutuma umuntu ashaka kugutwara boyfriend wawe? Okay, nabyo bibaho. Si uwo mukobwa mbata nkuko nabikubwiye naramwizeraga, nta kintu kijyanye n'imico mibi nari muziho, namufataga nk'umuvandimwe wanjye kubera ko yarazaga akanambwira ngo uyu muhungu ari kunereta, ese urabibona gute muhisemo? Nawe akakubwira aba boyfriend bari be, akambwira uyu ari kunereta n'uyu gusa ngiye nkunduye. Kugeza n'ubu sindibaza icyabimuteye ikintu cyatumye. Ni ukuvuga mise numvamo ikintu kimwe, we yarasanzwe afite boyfriend noneho birangije asambana na fiance wawe.
ntawe yari afite ahubwo bari kumutereta yirirwa ambwira ati se mpitemo nde ndeke nde kwa kundi umukobwa nyine aba yumva agezweho abahungu batandukanye bari kumudetinga akambwira se Beni nahitamo nde nkareka nde njye nkamubwira uhitamo uyu wenda nyine tukaganira bimwe by'abakobwa murabizi. Hanyuma rero uyu munsi uracyakunda wa musore? Sando ntibishoboka. Impamvu mbikubwiye ni imwe, nimba uyu munsi ucyambaye ya fiançaye ndetse wari uri kumbwira uti rwose yego ataracyansaba imbabazi, kuba ucyambaye iyo mpeta ntabwo ari ikimenyetso kigaragaza yuko wa musore kuba warakiriye ibyo yagukoreye byanze kukuvamo. Rero iyi mpeta nayigumyemo ntegereje ko umunsi nk'uyu tuzahura, ndabizi neza ko ahari hose nawe ari kundeba, niba atari no kundeba none azambona ibyo yankoreye ntabwo namubabarira, yarambabaje. Mva niyo mpamvu aka kanya nivaniyemo imbere y'amaso yanyu nayitwereke ngiye wawe kunera mwambitse akameta, ariko ubu ngiye imbere yanjye ni ubusa, imbere y'amaso y'abanyarwanda n'abandi bankurikiye. Sinyikeneye kwambara nka 50-60 nimba ntibeshye, sinyikeneye kwambara iyi mpeta y'uyu musore mu rutoki rwanjye. Mvuze ngo iki? Sinyikeneye. Ubwo abakiri n'abaha bazayijyanire bayishakemo make. Umukobwa kugira ngo ajye gutangira kuguca inyuma gake gake nawe uceceke, donc ntumenye ibyabaye, ntihaba harimo uburangare bwawe bwo kudakurikirana. kuko urumva nubwo wabafashe si bwari ubwa mbere, bishoboke yuko byari byarabaye akamenyero, ahubwo wamugana ari nk'umugore we uhava nk'uko uvuga uti najya gukora amasuku nawe akahajya gutyo gutyo. Bishoboke yuko wabafashe ari inshuro nyinshi nubwo wambwiraga ko bakubwiye ko bwari ubwa mbere. Nanjye niko mbikeka, nabitekereje nyuma kuva umunsi mbura urufunguzo. Ndavuga se niba uyu musore anyetse urufunguzo wabwiye n'iki ko yarukwatse kandi watubwiye ko wagiye kururebayo wumva ariho warutaye? Uwo munsi ndeyo baryamye urufunguzo narusanze ku meza muri salo. Mu kurusanga ku meza muri salo urumva ninjiye ndeba muri salo mbona urufunguzo, gusa sinabyitayeho, nakomeje njya mu cyumba ndebe nyine mu kugiye gusa ikintu watunze ntabwo wacyoberwa cyane ko urufunguzo rwanjye narashizeho agaporte key kwa tuntu tw'imfunguzo. Urumva yari ataranagakuraho ukuntu ari n'umuswa. Okay, nararubonye ndarubona ndavuga ako sinabitina ndavuga buno nararuhasize. Gusa nyuma yaho muri iyo condition natekereje kabiri nditonda nibuka umunsi mperukayo, umunsi natanye urufunguzo dushira mu gasakoshi kanjye, nekeza ko neza nkuriye nsanga urufunguzo umungu yaruvanye mu isakoshi yanjye atambwiye. Hanyuma nkahita nibaza noneho kugeza iyi saha ubukwe bwahagaze, ese none niba bwahagaze hari ibintu bimwe na bimwe wari waraguze? Sando ibyo mana we, Sando ibikoresho Sando ibyombo ibikoresho byose uzi umugeni agombwa, amafaranga yanjye ari kuyashora muri business. Mana yanjye Beni ihangane Beni ihangane, sibyo? Ihangane ntago kuba warira gutyo wibabaza nanone aricyo gisubizo gishoboka, sibyo? Shaka abangu n'abana babi kuri bamwe muri bo gukinisha umutima w'umuntu gutya uzi neza ko ntuzamurongora, nta gahunda umufiteho, amugani uri muri ibyo ngibyo. Ibintu se bibabaje. Beni ihangane. I'm sorry. Ihangane. Iyo tugeze kuri icyo kintu mbura kwihangana, meze nk'umuntu wahombye kabiri. Hari igihe ngemba nabuze n'icyo mvuga pe, hari igihe mba nabuze icyo mvuga, icyo mbwira abantu
rwose nkumva ikintu nabwira umuntu ari gukomera gusa nicyo kintu cyonyine numva nakubwira Beni muri iyi saha unasenga Imana kuko abana n'abantu twebwe turahemuka ariko Imana yonyine niyo wakizera ikaba yakusanga mu mutima wawe sibyo nukuvuga mwe mwaraguze ibintu waraguze ibyombo n'ibiki byose nta kintu cyaburaga kuko nakoze blood shower yo nibyo ntaguze barabimaye kwibaza niba nzahamagara babimaye bakagaruka kubitwara oya n'ubundi navuga niba barabigoye kuko n'ubundi hari igikorwa cyari gihari nubwo kitagezweho uba wumva uwo mukobwa kugeza uyu munsi rero muramutse muhuye uba wumva ari nk'iki wamubwira Sando uretse kumubwira ngo yaramemukiye gusa iyi si turimo irazenguruka aho yanzengurukije nawe yahamuzengurutse kuko iyo uhemukiye umuntu ubisanga imbere iyo ugize neza ubisanga imbere hanyuma umuhungu we muramutse iyi saha mwicaranye mugahura uba wumva ari cyo wamubwira namubwira ngo yarakoze kunyangiriza umwanya yaramemukiye uretse n'ibyo namubwira ko namwanze namubwira ko namwanze gusa hari ijambo ntabura kumubwira nyuma y'ibyo namubwira imerekeza y'ijambo igira iti arakajya ikuzimu niho hantu honyine namukwiriye yakishyura ibyo yakoze oya kujya ikuzimu nanone ntabwo waba umusabiye umugisha mwiza si byose ntabwo yakoze ibyiza ariko nawe wikongera ngo wongereho kuba wamujyana ikuzimu Beni Sando musabire umugisha ngera wunsabiye akajya ikuzimu yo akosha nukuri abantu bakinisha umutima w'umuntu bakinisha umukobwa kandi wamuganira rimwe na rimwe hari abandi yimye urukundo hari abandi yanze guta umwanya we aba ariho kugira ngo agukunde ariko ugasanga uramukomerekeje hanyuma icyo kintu nticyaguteye ubwoba gusanga umuvandimwe wawe na fiancé wawe ndetse mwe mufite ubukwe bya vuba cyane bari mu cyumba bambaye ubusa ndetse batikingiye cyangwa se byaba byo byaguteye ubwoba ukavuga uti niba batanikingiye ntazarwara n'izindi ndwara nanjye kubera ibyo nabonye urebye nabyo birimo ikintu cyanteye ubwoba niba umuntu atinyuka kugucitinga ku nshuti yawe ubwo wakibaza ku ruhande akora ibingana iki niba gucitinga ku muntu muziranye ubwo abo mutaziranye akora ibingana iki numvishe ko uwo muntu ntafite gukomezanya nawe ni hahandi usanga mubanye mu minsi mike ukumva ngo zasenyutse cyangwa z'iki gihe twumva niba ugize amahirwe ukamenya umuntu mbere y'uko ubana nawe uba ukwiye gufata icyemezo hanyuma kirenzeho no kuba yaraye kumwe n'inshuti yanjye batanikingiye nabyo byanteye ikibazo umukobwa nk'uwo w'isoni nke utinyuka kugushitinga akaguca inyuma uri inshuti ye agatwara umugabo wawe byumvikana ko ari ibintu amenyereye gutwara abagabo b'abandi n'indwara ntizabura bajya bavuga ngo umwanzi wawe nukuri hafi cyane hari ikindi kintu nshaka kubaza hari ukuntu Imana ibyo utanze ari nabyo Imana iguha hari ukuntu warigeze guhemukira umuntu noneho Imana ikazareba igihemu wamuhaye nayo ikagusubiza nkacyo nta musore wigeze ubabaza cyane kuri uriya rwego ku buryo Imana ishobora kuba yaramwishyuriye batahubwije ukuri ntawe kubera ko uriya muhungu nibwo rukundo rwanjye rwa mbere nari ngize ntabwo nigera ntekereza guteretana n'abandi bahungu barazaga bakanereta gusa urumva nari nkiri mu mashuri ndi wa mwana ugendera kuri kondisiyo z'ababyeyi ko umwe umuntu akundana arangije amashuri niyo mpamvu ntigeze ntekereza gukundana mbere yaho nakundanye n'uriya nyisoza amashuri imyaka 3 iki nicyo gihe cyari kigeze ngo abe yaba umugabo wanjye nubwo bitashobotse hanyuma imiryango ikubwira iki ese hari abakubwira ngo ihangane bizashira n'urugero hari n'abandi bakubwira ngo ibi bintu yego warakoze kubivamo abenshi bakubwira iki abenshi barambwira ngo mwana wacu humura uracyari muto
uzabona abandi wow. bakambwira ntabwo twakishimira kubona ubanye n'umugabo ejo cyangwa ubundi ukagaruka mu rugo ihangane uzabona abandi warakoze ahubwo Imana yaragufashije umubona hakiri kare kwa kundi bavuga ngo uhishira umurozi akakumaraho urubyaro warakoze kubibona ukanabitumenyesha kuko mwari kuzabana nyine burumva akakumaraho urubyaro kubabaza hanyuma umuryango hari uruhande rw'uwahemutse of course yaragwemukiye ndetse ahemukira n'umuryango wawe kuko niba uyu munsi uvuga uti natwe twarishyuye ibintu ama invitation ibiki byose ni ikintu kigoye kuba umuntu yakumva akakira uruhande noneho rw'umuryango we bo bakubwira iki ese hari abakubajije icyo mwapfuye kugeza cyangwa se barabyumva wabitangaje ku mbuga nkoranyambaga ariko batazi icyo wari wapfuye n'umusore wabo nk'umuntu twakundanaga abavandimwe bari babizi baramamagaraga bakambwira se bimeze bite ko tudaheruka kubabonana tutakituvugisha tutakibona posti zawe n'umuhungu wacu ndababwira nti hoya ibintu byahinduye isura njyewe n'umuhungu wanyu twararangizanyije bambaza icyo twapfuye ndababwira gusa nk'umuryango we nta kindi bakora ni ukumbwira mubabarire amakosa y'umugabo nibwo buryo bwe ya myumvire ya kera nyine nkumva bashaka ko mubabarira nkumva nyine basa nkaho batari kubyakira nakihangana twamubwira akagusaba imbabazi natwe tubabarira ubwacu nababwiye oya umuhungu wanyu nasanze atari uwanjye mushakira uwi apana njyewe hanyuma wari iyo wavuze ko ku ruhande rwawe hari ibyo mwari mwaraguze ibirongoranwa ndetse n'ibindi byombo n'ibiki byose ku ruhande rw'umusore iyo mukundana n'umuntu ku ruhande rw'umusore nawe byanga byakunda hari geste baratangiye gukora nk'umuntu ugiye kurongora we ntabyo yaba yaraguze cyangwa n'imyiteguro yaba yakoze ku buryo nawe yaba ari guhomba urumva nawe yarabikoze intebe ibintu byo mu nzu bikenewe yari abifite mbese nawe yari ari kwitegura ubukwe ariko kugeza n'ubu sinibaza ikintu cyabimuteye niba ariko yari asanzwe niba ari ubwa mbere sindabimenya gusa bambwiye ko ari ubwa mbere ariko ntabwo nabyumva ntabwo wamenya ngo ni ubwa mbere cyo ni ubwa kabiri ntabwo wabimenya nyine kuko umutima w'umuntu niwo ubuze ukuri kuri mu mutima we sibyo hanyuma we mu magambo ye rero yakubwiye ko ibyo bintu bitewe n'iki urumva wagendaga ukamukoropera ugakora ibiki byose amasuku n'ubundi nka wa muntu uzaba umugore cyangwa se wari waratangira kwimenyereza mbere reka nkuresha iryo jambo sibyo se kuri guseka se sibyo yatangiye kurya sho yari yatangiye kurya sho mbere ni ukuri ariko birababaje we yakubwira ko yabitewe n'iki kugira ngo aguce inyuma ndetse ku muvandimwe ku nshuti kuri twini wawe mu magambo ye yarambwiye ngo uriya mukobwa niwe wamushutse ngo niwe wamukururaga ngo niwe ngo wabiteye ngo ntago yari amufitiye santima ngo ntago nawe ngo yumva ko byashoboka ngo ni ibintu yashidutse yisangamo byabaye nkibaza umuntu mukuru w'imyaka 20 na hafi 30 gute numva ngo umukobwa yagushutse ntago mbyumva nyine urumva nta kindi yari afite kwireguza nukumbwira ko ari umukobwa wabiteye ngo wamushutse ngo yabyisanzemo gute muri isanga mu kintu n'icyo azi neza inshingano ze azi n'ikimutegereje ntabwo byumvikana nirihe somo watanga kugeza kuri uyu munsi ku byakubayeho rero navuga biteye agahinda bitewe n'ubwoba iki kintu navuga gusa gikunda kubaho kuko nkanjye hari umushuti wanjye niwe wambwiye uti njyewe noneho besto yari inshuti ubwo n'umusore ari inshuti magara wa mukobwa namwubaha nk'umubesto w'umugabo we w'umusheri we barabasheri nabo nyuma yaho rero yaje kumenya ko wa mubesto kumbi bateretana kandi azi ko ari inshuti zisanzwe azi ko uwo mukobwa n'umuhungu ari abashuti basanzwe nawe akubaha wa mukobwa nk'inshuti nyine isanzwe kumbi niba abantu bagira gutya bakisayidira bakakora ibiki byose bagasohoka bakarya show umukobwa yaje kubitahura hashize nk'imyaka nk'ibiri abantu bavuga ati nyamara uzacunge neza urava hano ejo akaza uva hano gutyo gutyo umukobwa ashiduka byaragenze gutyo inama natanga buri muntu wese unkurikiye umukobwa mbere yo gupresenta inshuti ye ku
musheri we ajye yitonda. Bakobwa bo muri hose mujye mwitonda kuko abakobwa b'iki gihe ntabwo boroshye. Ku bwanyu ndumva ko nta n'umukobwa wemerewe kubaka urwego cyangwa umugozi hagati ya sheri we n'inshuti. Niba ari inshuti ni inshuti sava ufite kumupresenta ariko ntubaka urwego ngo ubigire ibindi. Muri make byakwigishije ko ubutaha nongera kugira fiance azaba ari uwawe wenyine ntabwo uzongera wanjye kumwerekana bibahe byiza abana mubona ku munsi w'ubukwe bwanjye. Kuko urugo rwa rutarazize kumufata itamufata buri urugo rwa rwarabaye no kubera kumufata kwawe ubuza urugo kandi ari n'abantu bubaka wenda barakoraga ibyo bintu nyuma bakabireka. Sinibaza ko yari kubireka n'ubundi ingeso ipfa nyirayo yapfuye. N'ubundi ubwo nyine yari asanzwe abikora, niba atarasanzwe abikora ntago yari kubireka pe, ahubwo wasanga ari nabwo byari gukura. Nose niba yancaga inyuma ndi umukobwa ubu none ari gusaza bikagenda gute? Yegora ukabyibuha ukazana amata mukazana igicece. Umva yari kunshi inyuma bikabije. Niyo mpamvu nyine yafashe umwana. Benediz ariko sharika abahungu rwose cyokora ntago yahombye ahubwo yarahombanye. Si yahombanye dore uyu musore n'uyu ni umusore twicaranye. Uriyo witware neza ushaka. Witware neza hahiye hagahira rimwe. Oya ntago hashye ngewe ikijyanye n'abasore wapi. Gikomere mfite ntago kinyemerera kongera kwinjiza umusore mu mutima wanjye cyangwa mu buzima bwanjye. Hanyuma uwumva icyo gikomere kitazashira se Beni ko no kuva kare kuvuga uti ngewe mba mbona abasore bose nkabonamo abagome ko byaba ari igikomere. Hanyuma tunakubaza se depression iyo uba wumva bimeze bite wagiye kwa muganga tubwire. Depression yanjye nagiye kwa muganga bijyanye no mu miganiririze baranganiriza banyegereza inshuti zanjye zikajya zinganiriza zikanyumvisha ko nyine bibaho birangira. Kuri ubu ndumva bimaze gushira kuko iyo bitarashira ntago nayo kubasha gukuramo irameta ngo nyijugunye nayo kumva ko nkimukunda. Kuva niyambuye irameta bivuze ko ntiyambuye urukundo rwe rwose aho ruva rukajya. Urumva ari bubyakira ati kubona ufashe impeta hari benshi wenda bari babizi ko mufite ubukwe bitereye kuri kamera hari n'abatari bazi inkuru yanyu urumva azabyakira tewe. Uko byakira byose njye ntago mbyitayeho nk'uko yambabaje ahubwo ibi ngibi bimubere nyine nk'ikimenyetso kimwereka yuko yambabaje kandi nyine nabuze kwihangana kandi ko ntakimukunda namwanze nta rukundo nyimufitiye ngomba gukomeza ubundi buzima butari n'abasore. Yatari kweri kadusoze gusa nyine harimo isomo nubwo wenda rimwe na rimwe umuntu ashobora kuvuga inkuru ye ushobora gusanga hari abandi bahuye n'ibya Beni nabivuze ko uyu munsi hari abahuye nabyo hari ababashije kubyihanganira hari abatarabashe kubyihanga hari n'abiyahuye hari n'abaziyahura n'urugero ntago abantu baresista kimwe no kuba gusa avuze uteka njugunye impeta mwibagirwe navuga we niwo mwanzuro we wo kuvuga ngo ubukwereka mbagarike birangire njyewe umuntu wese mwohera umwanzuro we. Ariko njye ari ikindi kibazo si byose Beni nk'iyo muza kuba mwarabanye wenda mubana mu rugo nk'umugore n'umugabo kaza kumufata muri rakosa wenda ari nko muri rogi umufatiye nabwo wari gusenya. Ubwije ukuri ntago nayo kubyihanganira nari gusenya kubera ko umuntu ukunda ntago nakihanganira kubona ibyo bintu icyizere cyaba gishize nazajya mpora mubona muri ya shusho aho kugira ngo mubona muri ya shusho nyine nsimwizere kandi ari umugabo wanjye ejo cy'ejo bundi atazanzanira n'indwara nasenya sinjye wa mbere waba ushenye ngagenda nkiyakira nkuko niyakiriye nyine. Nibyo ndi ukubwambata ntago abantu bose bakira ibintu kimwe. Hari ufata umugabo wasambana agahita yiyahura. Hari umufata agahita amena essence muri aho ngaho akatwika. Hari umufata akakubwira uti ni ibisanzwe akamubabarira. Ni ukuvuga rero abantu bose ntago baresista kimwe. Niyo mpamvu njyewe ntago narenganya uyu mwana w'umukobwa. Bamwe imfizi ntiyimirwa uri imfizi. Nibyo nyine Beni yakubwiye ngo ibyo byari ibya kera njyewe sinshaka kuzubaka urugo nk'urw'abandi njye ndashaka kuzarwubaka nka Beni
cyane yabivuze ariko yavuze ati ngewe ibyo bintu abantu bagenderaho si byo nshaka kugenderaho nkanjye njye icyo nshaka kugenderaho nshaka kugendera ku mahame yanjye y'umutima wanjye kandi koko ni nabyo ntuze mbata ubusa ni nkawe ugafata umukobwa mukundana wakora iki bari kwinyesura bari kuwica ntamureka bakawica nanjye kaza tukawica noneho kaza cyajya urekezo black ntago waba umukunda pe ntago waba umukunda rata ngewe inama nakugira wumve ko bizashira kandi usenge sibyo ubwira Imana ati mbabarira mana iki kintu me kucyakira kuko nabonye usa n'ubundi n'ugifite ihungabana niba ukibona ko abasore bose ari babi ukababona muri image imwe ni ukuvuga yuko n'uwo muzakundana wundi kugira ngo uzamwizere uzumva yuko ari nka wa mbere kandi ntago bavukana ntago babyaye n'umubyeyi umwe ntago nyine abantu bahuza characters si byose niyo mpamvu rero ujye usaba Imana uti mbabara iki gikomere kizashika kizashira wiyakire no kuba wabivuga gusa kuri kamera nuko wumva yuko none utangiye gukira kandi abantu baraguha komenti abantu bakwihanganisha hari abashobora kuvuga ngo ariko nawe urasetsa icyo nicyo sicyo cyatuma hagarika ubukwe baravuga byinshi bitandukanye nyine ariko uraza kwihangana sibyo kandi nzi ko abenshi ari abakuvura kurusha uko bagutera amabuye inshuti yawe iriya yagukoze iya mpanga yawe yagukoze biriya muramutse muhuriye nk'ahantu hatabona hatabona ariko yabitubwiye ahubwo wowe nturi hano yavuze ngo yamubaza impamvu yamuhemukiye yego ariko nayivuga mukora mu matama kumubaza gusa mbata ntabwo bihagije kandi wamaze kwanga umusore wamukora mu matama uwo musore mukiri kumwe sibyo ra nubwo namwanze ariko yaramemukiye kwa nanze uriya muhungu ntabwo bivuze ko igikomere uriya mukobwa yanteye cyashize kuko ubu sinzi ko nzongera kugira inshuti nashyira iruhande rwanjye unyizere urumva yarampemukiye yanteye igikomere kidashira baramutse babyaye nk'umwana bakagusaba kujya kwita umwana cyangwa se guterura umwana wamwitira izina ikibazo kirakomeye sinibaza ahubwo uwo mwana wabo najya no kumwita ubwanjye ndumva uwo mwana wabo ntajya no kumwita nababwira ngo ntago nzi ibintu cyane ari kuvuga nibyo ngo mbashije kujyayo n'ibyo byakurikira urumva ko yamuniga rero nubwo mbivuze tugaseka ariko yahita oya umwana se ni nyina cyangwa ni se waguhemukiye nyine ariko ababyeyi be ni abanyamakosa nyine yabivuze none se umubyeyi wari umunyamakosa cyangwa umuvandimwe wawe icyaha ni gatozi Imana iravuga ngo mpora abana gukiranirwa kwa ba se na ba nyina nabuze no kuba kwa sekuru wabo ibyo na Bibiliya irabivuga batarabirangije ariko amategeko akavuga ko icyaha ari gatozi n'icyaha niba ari gatozi rero umuntu wese azi kandi bikavuga ngo buri wese azikorerwe mutwaro sibyo umwana rero yaba yikoreye umutwaro wa se na nyina wo kabyara ariko oya urwango urwikuremo sibyo rwikuremo wimuke mu rukundo niwumve yuko nuhura n'umuvandimwe wa musore waguhemukiye uzamutera amabuye cyangwa se utazamusuhuza cyangwa se nyoko bukwe niba uyu munsi wenda numvishije umbwira ati nta muntu wabamamagara ngo mwitabe kandi sibo bagukoreye amakosa gusa urumva koko abo bantu utari kubarenga bari kwishyura ibyo umuvandimwe wabo yakoze kandi batakagombye kwabyishyura ibyo byose ndabyumva hari n'abandi babimbwira ariko ntabwo byoroshye gake gake bizagenda biza ariko ubu nonaha ntabwo nabigusenya ntabwo byoroshye ariko ni ugusenga kandi twese turagusengera dusabirane sibyo Beni wakoze cyane kwemera kuza gutambutsa ubuhamya bwawe ni ikintu kitoroshye ariko ni ukuri tugushimiye tubikuye ku mutima sando nambata nawe mwakoze nibura ubu ndumva nduhutse kubera ko mu bintu byose byari bindimo ndabisohoye n'ubutumwa kuri uriya muhungu ndabutanze n'abandi bose bankurikiye abakobwa bose muri rusange mu by'ukuri ndumva nduhutse nawe mwakoze cyane kubana nanjye urakoze mwakoze Gasaro TV.